Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starke Muganga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye no kwikinisha. Kwikinisha ni ikintu abantu bagiye bakora kuva kera cyane mu bihe bya kera, mu myaka ibihumbi mbere ndetse y'ivuka rya Yesu, mu bihe by'Abagereki, mu bihe by'Abaroma, ibitabo bya kera bivuga yuko kwikinisha byabagaho. Na n'ubu rero biracyabaho, haba ku bagabo haba no ku bagore. Kwikinisha bikaba ari nk'uburyo bwo gusitimira imyanya ndangagitsina ku buryo umubiri utekereza yuko uri gukora imibonano mpuzabitsina, noneho umuntu akabyutsa mu mubiri amarangamutima ameze nk'ayo umuntu uri gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi rero ntabwo bivugwaho rumwe n'abantu bose. Hari ababyamagana cyane kubera idini, kuvuga ko rwose bitemewe n'Imana itabibona neza. Hari n'ababyamagana kubera yuko hari abantu benshi bavuga ko bigira ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'umuntu. Muri iki kiganiro rero njyewe ndagerageza kubaha ibihamya bifatika bishingiye kuri siyanse, bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe bwizewe, turebe icyo siyanse n'ubuvuzi muri rusange bivuga kuri icyo gikorwa cyo kwikinisha. Ubusanzwe imibare igaragaza yuko byibura nka 70% by'abahungu baba barigeze kwikinisha, aho byibura rimwe, baba babishaka cyangwa se bashutswe n'abandi. Noneho iyo ugeze mu babaye muri interina, naho imibare irazamuka ikaba ishobora kugeza no kuri 85% by'abahungu, naho 50% by'abakobwa nabo bashobora kugera byibura kuri 60%. Uramutse ugiye kureba mu bagiye babana n'abandi bantu benshi, ari groupe, usanga byibura barigeze kwikinisha mu gihe runaka, cyane cyane muri ya myaka ya puberté, aho umuntu aba agitangira kugimbuka, imisemburo y'umubiri itangiye kuzamuka kandi ifite imbaraga mu buryo budasanzwe. Icyo gihe rero abantu benshi barikinisha. Ikigaragara rero ni uko ibintu byinshi abantu bakunze kuvuga ku bijyanye no kwikinisha hakunze kuba harimo gukabiriza. Ntabwo nibushyigikire kwikinisha muri kino kiganiro, ariko ibibi abantu babyitirira byose ntabwo ariko biba ari byo. Niyo mpamvu mfashe kino kiganiro kugira ngo mbasobanurire ni ibihe bibi byo kwikinisha, ni ibihe abantu babyitirira bitari byo, ni ibihe biri byo. Reka duhere kuri Bibiliya. Mu by'ukuri muri Bibiliya nta hantu na hamwe havuga ko kwikinisha ari bibi. Twabonye ko mu gihe cy'Abagereki, mu gihe cya kera, mu myaka ibihumbi 2000 mbere ya Yesu, no mu gihe cya Yesu yewe, icyo gihe kwikinisha byabagaho, byarakorwaga mu gihe cy'Abaroma no mu gihe cy'Abagereki. Ni ukuvuga ko iyo biba ari ikibazo gikomeye, muri Bibiliya byakabaye iryo jambo ririmo ko kwikinisha ari bibi. Muri Bibiliya rero ntabwo bavuga ko kwikinisha ari bibi, ahubwo bavuga yuko tugomba kurwanya irari rijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Muri Bibiliya hakavuga yuko tugomba kwica irari rya gisore, ni ukuvuga ibikorwa byose bijyaniranye, ibikorwa byose bibyutsa bya bitekerezo byerekeza ku mibonano mpuzabitsina ari ibikorwa bibi mu maso y'Imana. Ibyo ari byo byose ariko ntabwo kwikinisha ari icyaha kiri ku rwego rumwe no gusambana. Kwikinisha navuga nanjye ko ari bibi kubera yuko ni ikintu, ni umuco usa naho ukurura ubwikunde no kumva yuko umuntu ashobora kwishimisha we ubwe gusa adakeneye ibyo, mu gihe urukundo muri rusange ni ikintu gihuza abantu. Imibonano ubundi yageneye gukorwa mu buryo burimo urukundo. Iyo rero umuntu atangiye kubikora wenyine, akagerageza gusa naho ashatse gukora ya mibonano mpuzabitsina wenyine, aba ari kunyuranya n'ibyo natire itegeka cyangwa se n'uburyo karemano abantu bateye. Ariko nanone umuntu akibaza ngo ari ugusambana no kwikinisha umuntu yahitamo iki? Gusambana, kugenda ukaryamana n'abahungu benshi cyangwa se ukaryamana n'abakobwa benshi, bishobora gutuma urwarira sida, bishobora gutuma urwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, imitezi, imburugu, ibiki, ushobora no kubyara abana utateguye. Mu gihe kwikinisha ibyo bidashoboka. Ntabwo wakwikinisha ngo urware sida cyangwa se utere umuntu inda cyangwa se ugire gute. Bisobanura ngo mu bibi bibiri umuntu ashobora guhitamo. Abanyamahanga nibo bavuga ngo mu bibi bibiri uhitamo ikibi gakeya, ikibi gahoro. Gusambana no kwikinisha, ikibi gahoro hari navuga ko ari ukwikinisha. None se za ngaruka bavuga ngo ziterwa no kwikinisha zo turazivugaho iki? Reka nzinyuremo muri make mvuge n'icyo ubushakashatsi buzivugaho. Ingaruka ya mbere
abantu bagiye bavuga kuva na kera, bavuga ngo kwikinisha ngo bishobora gutera umuntu guhuma, kuba impumyi. Ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nta muntu n'umwe wigeze aba impumyi cyangwa se ngo apfe amaso bitewe no kwikinisha. Ibyo rwose ni ikinyoma. Icya kabiri, baravuga ko kwikinisha ngo iyo wabikoze igihe kirekire bishobora gutuma uba ikiremba. Ibyo nabyo ni ikinyoma pe. Ni ikinyoma kuko kwikinisha ahubwo ni ikigaragaza ko umuntu ari muzima. Ni ikigaragaza yuko ubwo bushake bw'imibonano ndetse no kwejakira n'ibindi bijyanye n'imibonano byose ubishoboye. Donc ntabwo umuntu wikinishije aba ikiremba, ahubwo umuntu w'ikiremba ntabwo yashobora kwikinisha. Nta nubwo ashobora kubitekereza kuko ibyo bitekerezo ntabwo biba bimurimo. Noneho bakavuga ngo ariko ngo iyo wikinishije igihe kirekire ngo ushobora ngo kurangiza vuba ngo cyangwa se imibonano mpuzabitsina ikakunanira. Nagira ngo mbabwire ko kurangiza vuba ni indwara ukwayo. Umuntu ufite ikibazo cyo kurangiza vuba niyo yikinishije nabwo mu kwikinisha arangiza vuba. Ngira ngo kuba bikora ubusanzwe kwikinisha umuntu arangiza vuba n'ubundi kurusha gukora imibonano. Donc kwikinisha nibyo byihuta kurusha gukora imibonano. Ariko iyo wikinisha ukarangiza vuba cyane, haba hari amahirwe menshi yuko no mu mibonano uzarangiza vuba cyane. Kuko kurangiza vuba kenshi biterwa na terminaison nerveuse ziri ku gitsina cyawe, imitsi y'ubwonko igera ku gitsina cyawe iri sensible cyane ku buryo kwisibira gatoya bihita bituma urangiza. Ahubwo ubushakashatsi bukagaragaza yuko umuntu ufite ikibazo cyo kurangiza vuba ashobora kwitoza gutinda kurangiza akoresheje kwikinisha, kuko ntabwo uzabyitoreza ku mukobwa. Kwifata, donc kumenya kwifata ngo nturangize igihe bije, ariko mu gihe cyo kwikinisha umuntu ashobora kwiha intego akavuga ati ubu noneho ndatinzaho gato, donc akamenyera gukontorora icyo bita ejaculation yiwe. Hari imyitozo bakora, umuntu agakora umwitozo wo kwikinisha, yajya kurangiza akabihagarika, akongera akabikora, yajya kumva agiye kurangiza akabihagarika, kugeza igihe umuntu azi ubwonko bwe buzamenyera guholdinga, akaba yamara igihe kirekire. Ikindi rero bavuga ngo igitsina ngo gishobora kuba gitoya, ibyo nabyo ni ukubeshya kuko size y'igitsina iguma uko iri. Sintekereza yuko abantu bose bafite ibitsina bitoya ari uko bikinishije, kuko hari n'abantu bikinishije bashobora no kumpa ubuhamya hano, bikinishije ariko bafite ibitsina bihagije abo bashakanye. Ikindi bavuga ngo nuko igitsina gishobora guhetama cyangwa se gutakaza forume. Ibyo nabyo nta gihamya cyabyo gihari. Cyakoze rimwe na rimwe umuntu wikinishije agashyiramo imbaraga cyane, ni ibintu biba gakeya. Byagaragaye ko igitsina gishobora gukomereka, igitsina kijya kivunika, hakazamo igisebe mo imbere, noneho hantu hakomeretse mu gukira kwaho hazaza inkovu igatuma wenda igitsina kigorama. Ikindi rero abantu bavuga ngo umuntu wikinisha agira amasoboro makeya. Ibyo harimo ukuri bukeya, ariko nabyo ntabwo ari ukuri 100%. Ntabwo kwikinisha aribyo bituma ugira amasoboro makeya, ahubwo umuntu wese umaze gukora imibonano cyangwa se umaze gukora ejaculation, iyo yongeye kubikora amasoboro aza ari makeya. Ni ukuvuga ngo uramutse ukoze imibonano kenshi, wenda inshuro nyinshi ku munsi, n'ubundi nabwo ugira amasoboro makeya. Rero umuntu wikinishije inshuro nyinshi ku munsi, kubera ko arasohora ariko umubiri ntubone umwanya wo kongera gukora ayandi masohoro, icyo gihe ashobora kugira amasohoro makeya. Ariko ntabwo ikibazo ari ukwikinisha, ahubwo ikibazo ni ukubikora inshuro nyinshi, kimwe n'uko no mu mibonano iyo ubikoze inshuro nyinshi nabwo amasohoro aza ari makeya. Ariko iyo umubiri ugize umwanya wo kumara igihe runaka udakora imibonano, ya masohoro arongera akiyongera nk'uko bisanzwe. Ibyo rero byo kuvuga ko amasohoro ngo aba yagabanutse, nibyo abenshi banaheraho bavuga yuko ngo kwikinisha bishobora gutuma umuntu atabyara. Mu kubihuza urabona hari abagabo bagira amasohoro makeya, noneho iyo ugira amasohoro makeya bishobora kukugora gutera inda. Ni ukuvuga ngo ukaba ushobora kutabyara bitewe n'aya masohoro makeya.
noneho kubera yuko umuntu wikinishije kenshi agira amasohoro make, bakavuga bati bishobora kuba aribyo bituma utabyara. Ntabwo ariko bimeze. Kwikinisha bishobora gutuma ugira amasohoro make ako kanya, kubera yuko nyine uba uri kuyasohora ako kanya. Ariko iyo haciyemo igihe utikinishije, ya masohoro araza kandi akaza ari menshi. Bisobanura ngo niba koko amasohoro yawe asanzwe ahagije, ntabwo kwikinisha bishobora gutuma amasohoro yawe aba makeya kugeza ku kigero gishobora gutuma utabyara. Umuntu ugira amasohoro makeya no mu gihe cyo kwikinisha aba ari makeya, ndetse no mu gihe cyo gutera inda bisanzwe aba ari makeya. Ni ukuvuga ngo kiba ari cya kibazo, kiba ari ikibazo yahoranye, ntabwo aba ari ikibazo gitewe no kwikinisha. Nabyo bikaba bifite imiti yabyo ibivura. Ikindi rero bakavuga yuko ngo byica mu mutwe, ngo umuntu agira ngo ubumuga bwo mu mutwe, ngo akagira ngo ibibazo byo kwibagirwa, ngo akagira ngo ibibazo, mbese akagira ubumuga bwo mu mutwe. Ariko ibyo nabyo nta bushakashatsi bufatika bwabigaragaje, ahubwo ubumuga bwonyine bwo mu mutwe umuntu ashobora kugira nicyo bita dependance. Kubera ko kwikinisha bizamura imisemburo imeze nk'iyo umuntu agira mu gihe cyo gukora imibonano, habamo imisemburo yitwa amandorphine na testosterone. Iyi misemburo ikaba ari imisemburo ishobora gutuma buri gihe umuntu yumva ashaka gukomeza kubikora. None iyo bibaye dependance, icyo gihe nta hantu gutandukaniye n'umuntu wabaswe no kunywa itabi cyangwa se urumogi cyangwa se inzoga. Kubera iki? Kuko bikwicira ubuzima muri make. Dependance, kubatwa n'icyo gikorwa, nibwo ubumuga bwo mu mutwe bwonyine bishobora gutera. Rero nizere ko nabahaye ibisobanuro by'ingenzi ku bijyanye no kwikinisha. Abafite ibibazo mwabibaza hano hasi muri comment, ariko ndatekereza ko nagerageje kubaha ibyo nari mfite byose. Murakoze. Yari Dr. Esther Muganga, naho utaha.